barandoze mama, barandoze, baramumva rubanda rwo muri uzamubona afite umweru w'ikundi, kuko twasohoye mu gihe rero Imana igucyaha ku mpamvu runaka z'imyitwarire iri twagize. Yesu Aracyakora TV. Murakoze Mana yacu, Mana nziza, Mana idukunda, Mana itwitaho, turagushimiye cyane, turaguhimbaje muri iki gitondo. Mana tugushimiye ineza yawe, tugushimiye kugira neza kwawe Mana, twabonye urukundo rwawe Mana, waraturinze mu minsi yose yatambutse ubugingo bwacu. Ntabwo ariko twari beza Kristo, ntabwo twakiranukaga. Tujya twumva amatangazo hirya no hino ku maradiyo, tukumva batashye, tukumva bagiye gushyingura. Mana, kuba turiho ni wowe tubikesheje, ni wowe tubikesha. Izina ryawe niryubahwe Mana, izina ryawe rishyirwe hejuru. Turambuye amaboko tuguhimbaza kuko waturinze Mana, ntuhabwe icyubahiro. None Mana nziza ikomeye, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirambwira umuntu wese ushaka kugira icyo atubwira nabanza aje mu bidatunganye. Natwe duciye bugufi cyane kugira ngo tweze, utubabarire cyane Mwami, kugira ngo isengesho rikugereho. Mana ishobora byose, nyuma yo kutweza tuzi ko nta rundi rubanza. Twemerere cyane, tweretse umukozi wawe ugiye kukuvugira. Mana, ijambo ryawe ryamutanze kubaho, ijambo ryawe ni rigari, ijambo ryawe ryahozeho n'ubungubu riracyariho, ijambo ryawe ntirihinduka, ijambo ryawe rirengera byose, ijambo ryawe niryo ryaremye ibyo tubona, ijambo ryawe ririhagije. Twemerere tumusengere Mana, kugira ngo mwambike imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zishobora byose, zaje zimukoresha mubyeyi. Mana ishobora byose, ntawe ari we mubyeyi, tumushyize mu mbaraga zawe, mwuka wera mumanukire, amukoresha iby'ubutwari. Kandi Mana, iri teraniro twese niwe wamenya iki imitima yacu ikeneye. Ndakwinginze kugira ngo uze guturiza imbere yawe, twumve icyo ijambo ryawe ritubwira, dore kumva no kumvira mubyeyi. Iyo duheshe n'ibyuka bibi mu izina rya Yesu, abazimu n'abadayimoni turabaheshe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zose turazicaje mu izina rya Yesu. Mana, bari uganza, mukabera uganze, Yesu Kristo uganze, ubutatu bwera boneke hano muri iri teraniro mubyeyi. Ndagushimye kuri kumwe natwe, utangirane natwe, kandi ukomeze kuyoborera, usozanye natwe. Byose tubisenze kuko twizeye ko ubyumvise mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Yesu wacu nashimwe. Yesu nashimwe. Dushimye Imana ko turi mu nzu yayo. Dushimiye Imana ko yadushoboje kugera ahera hayo, kandi navuga nti Imana ibahe umugisha kwitanga mukaza mu nzu y'Imana. Ikirere cyari kimeze nabi, iyo umuntu umurimo w'Imana umurimo, iyo habonetse impamvu ishaka kuwurogoya biramubabaza, ariko iyo utamurimo, iyo habonetse impamvu arishima, aravuga ati ngize amahirwe n'imvura igize gute iraguye. Imana yo ijuru yitegereza ishyaka riri mu mutima w'umuntu, ibikorwa akora by'inyuma. Ubwo rero Imana ibahe umugisha kuko mwaje, nimuwakire. Basabira umugisha mu izina rya Yesu. Ikintu umwuka w'Imana yadushuriye ni uko tuza gushaka Imana twishakishijwe n'urukundo tuyikunda, tuba turi kwigabanyiriza ibyago byo kuzayishakishwa n'ibyo yaduteye. Kubera ko Imana ikeneye abantu, iyo ibabuze irema ibintu bituma ibabona. Niyo
mpamvu ari byiza kwishaka itaragomba kureba ibituma igira gute bitubona. Kandi icyiza cyo gushaka Imana mbere y'ibyago, mbere y'ibibazo, nuko niyo ibibazo bije ukaza kwishaka ntabwo igucyurira. Ntabwo igucyurira. Imana yacu icyurira abantu iyo bayishakishijwe n'iminsi mibi, ariko mbere yari yarababuze. Iyo mbere yari yarababuze ariko iminsi mibi ikabatera kuyishaka, irabacyurira. Ibabwira ko ikibagenza yakimenye. Ikibagenza ntakimenye, ko nari narababuze muvuye ntakimenye. Ariko iyo washatse Imana mbere, haleluya, ibihe bibi ukaza kwishaka, iravuga ati nawe ratana mbere bagiraga gute wazaga, na mbere nakubonaga, n'aba ngaba n'ibyago bibazanye. Mujye mureka dushaka Imana na mbere y'uko ibyago biza, tuyihungireho byaje, itwakire nk'abantu twayinambye. Imana nibaha umugisha. Nababwiye ko nitwa Misago Alfred. Iri ni rimwe mu mazina ya kera bigoye ko azongera kuboneka ku isoko. Ni amazina ashobora kuzaba makeya ku isoko, kubera ko kubona Misago bigusaba kubushirika ubute mu kubyara. Bisaba kubushirika ubute mu kubyara utari umunebwe rwose, utari umunebwe, ubyara rwose, ukabyara rwose. Uyu mwaka ukabyara, undi mwaka ukabyara, n'undi mwaka ukabyara, kugeza ubwo uba utakibwira abantu ko wabyaye, bakajya babona uhetse. None se wabyaye byari kuzatubwira? Ntabwo byari ngombwa. Naho yanze kubabwira ko yabyaye atabaye inkuru yo kuganiraho. Mfite umuvandimwe umwe w'inshuti, turi inshuti cyane, yagize umugisha wo kubyara. Imana ifungura umugisha wo kubyara mu muryango. Arabyara ku buryo mu myaka 3 ababyaremo 2. Arabyara rwose. Noneho rero kubera urusaku rw'iki gihe asigaye abyara ntatubwire. Nkabona umwana yarakuze kuko yakuye kure, tugahura nabo n'abafite. None se mwabyaye byari? Ntabwo byari ngombwa kukubwira. Ariko kubyara n'umugisha ntabwo ari ibintu byo kuba wabihisha. Urumva ko rero kubona Misago bigusaba gushirika ukabyara, ukuzuza abana 10 bakuzura, ukabona kubyara nde Misago cyangwa Nyiramisago. None mwababyeyi mubona koko mbona no ku maso yanyu bivuga, nkabona hariho akoba, abona hariho akobara, mbona hariho akoba rwose koko. None cyanyeretse ko aya mazina ashobora kuzaba make. Maze hafi umwaka wose ndi kuzenguruka ahantu hatandukanye kugira ubone umwana witwa Misago uri mu myaka 10 kumanuka. Byakugora. Bashobora no kumugutuma nk'umuti, bakubwira numubona rwose n'umuti, urabubona umuti ukagenda, bishobora kukugora kububona. Bishobora kukugora rwose. Byakugora cyane. Nanjye rero ndi mu rugendo rwo kubyara, mfite umudamu umaze kugira abana 3. Ndumva mbibwiye mu buryo buringaniye. Reka usome ijambo ry'Imana, tuganire, tuze kuza tunabasengere Imana. Reka dusome amagambo y'Imana mu gitabo cyo kubara igice cya 22 umurongo 21, igitabo cyo kubara igice cya 22 umurongo 21 tugere kuri 34. Kubara igitabo cyo kubara igice cya 22 umurongo 21 tugere kuri 34. Reka dusome twihuse. Abana ko bagiye mu nyigisho zabo. Mugenda amahoro. None bane namwe mugenda amahoro rwose. Mugendane n'Imana. Haleluya.
mbahaye intashyo za bene so babanye muri iyi minsi, baduhaye intashyo n'izabo tubana ku itorero, muzakire mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana kubara 22 murongo 21 mu gitondo. Baramu arabyuka ashyira amatandiko ku ndogobe y'ingorajyana n'abatware be n'abatware b'Imowabu. Uburakari bw'Imana bukongezwa nk'uko yagiye. Marayika w'Uwiteka ahagarikwa mu nzira no kumutangira. Yari ahetswe n'indogobe, abagaragu be bombi bari kumwe nawe. Indogobe ibona marayika w'Uwiteka ahagaze mu nzira, akuye inkota yifashe mu ntoki, irakenereza ijya mu gisambu. Baramu ayikubitira kuyisubiza mu nzira. Marayika w'Uwiteka ahagarara mu muhora w'inzitiro z'amabuye zigabanya izabibu. Iyo ndogobe ibonye marayika w'Uwiteka yiyagiriza ku muhora, iwugigiraho ikirenge cya Baramu, arongera arayikubita. Marayika w'Uwiteka asubiye inyuma ahagarara mu mpatanwa, atari umwanya wo gukebereza iburyo cyangwa ibumoso. Iyo ndogobe ibonye marayika w'Uwiteka iryama igihetse Baramu. Uburakari bwa Baramu burakongezwa, ayikubita inkoni ye. Uwiteka amubura akanwa k'iyo ndogobe, ibaza Baramu iti mpoye iki kunkubita aka gatatu? Baramu arayisubiza ati muhoye kunsuzugura, utagira inkota mu ntoki mpa nakwishe. Indogobe ibaza Baramu iti si ndi indogobe yawe iguheka iteka nkageza kuri uyu munsi? Hari ubundi nigeze kukugirira ntyo? Arakana ati oya. Maze Uwiteka wejesha amaso ya Baramu, abona marayika w'Uwiteka ahagaze mu nzira akuye inkota ayifashe mu ntoki, arunama yikubita hasi yubamye. Marayika w'Uwiteka aramubaza ati ukubitiye iki indogobe yawe aka gatatu? Dore nzanywe no kugutangira kuko mbonye uca mu nzira ijya kurimbuka. Indogobe yambonye ikebanukira imbere yanjye aka gatatu, iyi idakebanuka ngo itanyegera simba mbuze kukwica nkayikiza. Noneho rero uyu murongo wa 34 muwiteho cyane cyane, ni uri mu butumwa tugiye kubwira. 34 mukwiregura nyine kuri uyu mugabo icyatumye akubita indogobe. Umva uko yavuze. Baramu abwira marayika w'Uwiteka ati nakoze icyaha kuko nari ntazi. Ako ngako biri kumwitaho cyane, kuko nari ntazi yuko uhagaritswe mu nzira no kuntangira. Nuko niba ureba ko ari bibi, reka nsubireyo. Reka dusubikire muri Matayo 16:21. Matayo 16:21. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 16 umurongo wa 21. Ahasigaye tuganire. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu, akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu. Petero aramwihererana atangira kumuhana ati biragatsindwa, mwami ibyo ntibizakubaho na hato. Arahindukira abwira Petero ati subira inyuma yanjye Satani, imbere y'ibisitaza kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Namwe mu nyumvire, ukagirira umuntu impuhwe yarangiza akakwita Satani. Hano umufitiye impuhwe, namwe mwumve ni ukuri. Uragirira umuntu impuhwe udashaka kwapfa, yarangiza akakwita Satani. Akakwita Satani. Ntabwo byoroshye rwose. Reka rero tubane maso tuganire kuri aya magambo, umwanya uringana n'uko icyumweru. Noneho tuze no gukuramo icyifuzo, dusenga Imana. Twagiye dupanga kenshi kubasura mu migezi ntibikunde, ariko Imana yashimye ko uyu munsi nyine aribwo tuba turi kumwe. Noneho rero tudatinze, dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kubara igice cya 22. Iriya nkuru ivuga ku mugabo witwa Baramu. Yari umuhanuzi, akaba umupfumu, akaba n'umusazi. Bibiliya imwita umusazi. Petero yarabivuze mu rwandiko rwa 2 igice cya 2:16. Yavuze ko impamvu marayika w'Imana aragiye gutangira Baramu kwari ugutangira ibisazi byari bimurimo, byari bimuteye kujya kuvuma abantu b'Imana. Kuko nta muntu muzima watinyuka kuvuma abantu b'Imana. Ahantu hose muzasanga umuntu wigiza akabakaje akigira ukuntu agashaka kuvuma abantu Imana yatoranije, agashaka kuvuma ubwoko bw'Imana, mujye mumenya ko ari umurwayi. Nta buzima agize gute? Nta buzima afite. Ntabwo waba uri muzima
ikabashyiraho ikimenyetso mukajya kubavuma. Wavuma Imana itavuma? Nta buzima barwaye rwose mujya mu musenge. Noneho rero yaje gukubitana n'undi bajya kwitiranwa w'umwami witwa Baraki. Yari umwami w'Imowabu. Uyu mwami yajyaga yumva amakuru y'Abisiraheli yuko aho banyuze bahahindura, atera ubwoba n'ayo makuru, kuko abendaga kugera mu gihugu cye. Yinginga uyu mupfumu aramubwira ati ko nkuzi, ujya uvuma bikaba, uwuvumye akaramuka, wandindagirije bariya abantu bagapfa mu mutwe, bakazangeraho batagifite imbaraga zo kurwana. Barama aramubwira ati se none ndabwira mwaho, ati ndaguha akantu ntugire ikibazo, ndaguha akantu. Iyo abantu bumvishe harimo akantu, iyo akantu kajemo, ibintu byose byajemo akantu, abantu bakora ibidakora, ariko akantu kazabikora pe, akantu kazabikora. Ubu bufasha guha abantu ngo kuko babanje kubaha akantu kazabikora. Kuko yumvise ko harimo akantu, aramubwira ati ndaje gerageze, gusa simbyizeye. Bariya abantu bafite Imana ibabiryo, simbyizeye ko biraza kumbira nk'uko bijya bimbira ku mupagani. Ubwo yahagurukaga agiye kubavuma, nibwo marayika w'Imana yihutiye kujya kumutangira n'inkota ngo amwice. Ubwo yajyaga kumutangira, indobo bigira amaso abona marayika, ariko Baramu ntiyagira gute? Kubera urukundo indobo bikunda shebuja, ibona ko ikigenza marayika ari ukwica shebuja, itangira gukwega marayika ngo atamwicira shebuja. Ariko kubera ubujiji n'ubuhumyi bwa Baramu, atangira gukubita indogobe kandi iri kumurinda urupfu. Namwe mwumve ubuhumyi icyo buzagukorera. Mwumve ubuhumyi icyo buzagukorera. Indogobe iri kumurinda urupfu, nawe akayihondagura. Marayika ati indogobe yangoye utangoye ngo ndakurahira shaka. Marayika akajya y'indogobe igiye, indogobe tutangikira databuja ikamukwera. Kugeza ubwo marayika yafashe icyemezo cyo guhagarara ahantu indogobe itari buze kubona yihungira noneho. Indogobe ibonye ko byakomeye, iryama igihetse shebuja. Baramu arongera arayikubita. Aho ngaho niho Uwiteka yabumbuye akanwa k'indogobe, ibaza Baramu iti ariko nk'ubu ngubu uri kumpora iki? Nk'ubu uri kumpora iki mu by'ukuri? Reba uba utunze nk'inka, wajya kubona ukabona iri kukuvugisha. Muhungu unyicisha inzara, nimukarya, njye ndaburara. Sinzi ko iyo ushobora kuvuduka wazakizwa kumva, aho wagarukira ntabwo mpazi. Kubona iri kukubwira unyicisha inzara, kugira ngo Baramu ntiyamuritse kuvugishwa n'indogobe. Nta indogobe yari yarigeze ivuga kuva isi yaba. Iramubaza iti nk'ubu uri kumpora iki? Ngo ndi kuguhora agasuzuguro. None se akagasuzuguro biza uyu munsi, igihe naguhekeye ngaguheka tukagerayo, nkaguheka tukagera, hari ikindi gihe waba narigeze musuzugura? Ati ntacyo, ahubwo nanjye ndibaza impamvu yabiguteye uyu munsi. None se nyine wabanje ukamenya icyabinteyeho kumpondagura. Aho niho marayika w'Imana yakoze ku maso ya Baramu. Baramu amenya icyateye indogobe gusuzugura, abona ni marayika waruje kumwica. Yikubita hasi yubamye, ararira n'akamwira kenshi. Ijambo yavuze ryamukozeho ni ijambo rimwe rigira riti mumbabarire kuko ntabwo nari nzi ko ari mwe mwaje kuntangira. Ni ngo kumubwira ngo iyo nza kumenya ko ari wowe simba nagize gute nayikubise. Marayika aramubwira ati rero wagize umugisha, iyi ndogobe wakubise aka gatatu, iyo itaza kunyitambika ntabwo mba nabuze kukwica nkayikiza. Uyu munsi rero umwami yampaye ubutumwa bwo kubaha ijambo rimwe rigira riti ninde ubyihishe inyuma ngo mbone uko mpangana nabyo. Ninde ubyihishe inyuma ngo mbone uko ngira gute mpangana nabyo. Nako kantu ngira ngo tuganire. Umwami Imana dushoboze kumenya ubyihishe hehe inyuma. Menya
kumenya ubyihishe. Kurwana kwiza ni ukumenya umwanzi, ukamenya n'impamvu y'urugamba, kuko ntabwo urugamba rukomezwa, ntabwo urugamba rukomera rukomezwa n'icyo umuntu ari kurwanira. Icyo uri kurwanira nicyo gituma urugamba rukomera. Mbere yo guterura intwaro, mbere yo gukubita, ibanga bakabanje kumenya ubyihishe inyuma, kubera ko mu buzima tubamo ntabwo hakomera intumwa, hakomera uwayitumye. Intumwa ishobora kuza ari inyantege nkeya, ariko uwayitumye akomeye kandi uhagarariwe n'intaragira gute aravoma. Mbere yo guhutaza intumwa uzabanza uperereza uwayitumye, utazayicokoza ukagongana n'uwayitumye. Ninde ubyihishe inyuma ngo mbone uko mpangana nayo? Ninde wihishe inyuma y'indogobe mbere yo kuyikubita? Ninde uyihishe? Ninde wihishe inyuma y'umwana wigize ikigande mbere yo kumuhonda? Ninde wihishe inyuma y'uyu mugabo utesha umutwe mbere yo kumuvugana? Ninde wihishe inyuma y'umugore ugusuzugura mbere yo guhagurutsa intambara mu Rwanda? Ibanga ni ukubanza kumenya ubyihishe inyuma. Twasomye inkuru hano muri Matayo 16:21, aho Yesu yitangiraga amakuru ko azapfa kandi niko byagombaga kugenda. Petero aza kumugirira impuhwe, ariko ibanga ni ukumenya icyihishe inyuma y'impuhwe za Petero. Ninde wihishe inyuma y'impuhwe za Petero mbere yo kumwemerera ibyo ari kugusaba? Bana b'Imana, ntabwo impuhwe zose ziva ku Mana, hari impuhwe zihishwamo n'amadayimoni. Ntabwo impuhwe zose isi tugirira, ntabwo impuhwe zose abantu batugirira ziva hehe? Ku Mana. Jya ubanza umenye icyihishe inyuma y'impuhwe, kuko si rimwe si kabiri tubona abantu biyambika ikote ry'impuhwe bakagirira abantu nabi. Umuntu akiyambika ikote ry'impuhwe baragirira neza imfubyi bikarangira yigiriye nabi. Umuntu akiyambika ikote ry'impuhwe barafasha umupfakazi bikarangira amugiriye nabi. Ibanga ni ukubanza kumenya ikigize gute ikibyihishe. Ntabwo impuhwe zose ziva ku Mana. Iza Petero zari impuhwe ariko birangira ari iz'abadayimoni. Njye navutse, nakuze, nabyirutse nsanga habaho ijambo ritangaje cyane. Iyo babonaga umuntu afite impuhwe nyinshi baravugaga bati uyu muntu afite impuhwe nk'iz'abarozi, ngo uyu muntu afite impuhwe nk'iz'umurozi. Ndavuga nti se kugira ngo mufate umuntu wifitiye impuhwe mumugereranye n'umurozi byagenze bite? Batuzabibona, uzabimenya. Naje kubimenya rero 2004 na 2005, ubwo abarozi bakoraga agakoperative ko kunoza. Barandoze mama, barandoze, barankumva rubanda ruzikora, barandoze, barandoze. Uburyo afite uburambe mu kuroba nk'ubu habonetse nk'ikiraka, bakavuga bati umuntu turaha kino kiraka asabwe kuba afite uburambe mu kuroba cyane. Umva iki kiraka ntakibarya, ntakibatwara, dushobora gupigana ntakibatwara rwose, kuko barandoze. Uburyo ntabwo umuvugabutumwa nari nzi ko nzajya mvura uburozi, kuko kuvura uburozi ntibyari kunanira. Ibanga ryo kuvura ni ukumenya gusuzuma, kandi kugusuzuma ntibyananira, kuko bandoze uburozi bwinshi bituma ngira uburambe mu kuroba. Bahanaga amakuru, bamuhaye ubuye ubumurira ku maguru, banoze ubufata uyu mutsi wa hano inyuma, hari uburozi buryamira kuri uyu mutsi waho. Ubwo ndabukira, barahindura bandoga ubundira mu mavi, urakira, barahindura bandoga ubundira hano mu nda, ukayabucya akagura mu mara. Ubwo Imana irakunkiza, barahindura bandoga ubundira hano mu gatuza, umuriro ukajya kwaka nkanywa amazi menshi. Ubwo ndabukira, barahindura bandoga ubundira hano mu bitugu, sinshobora kwikorera akantu ku mutwe. Ubwo ndabukira, barahindura bandoga ubundira mu mutwe. Baranoze, njye narabaze, nari mfite agakarine gatoya nkajya nandika, barandoze
kuvamo ibyo kubarura bazaruge nibaruha bazerekera barakoze ariko ikintu kibabaje maze imyaka 15 ndi umubwirizabutumwa nahuye n'abantu batanga ubuhamya ko basambanaga bagasambana umuntu ari umugabo akavuga ngo yasambanye n'abagore 50 umugore akavuga uti nasambanye n'abagabo nka 40 umujura akavuga ngo yaribye yiro no mu rusengero mu myaka 15 sinahura n'abantu batanga ubuhamya ko baroga nabareba ukuntu bakoze ariko nkaba narabona n'abantu batanga ubuhamya niba abarozi badakizwa niba bakizwa mw'ibanga ntibyarandobeye abarozi mu by'ukuri ntibakizwa niba ntabwo batanga ubuhamya hano nawe ye bazatumara bazatumara weyo abarozi kuki badakizwa weyo none se mureke tubyina haleluya ibanga no kumenya ikibyihishe hehe none nta muntu hano waba warakishijwe mbere y'abarogaga asa n'uduha ubuhamya tubwira impamvu batajya batanga ubuhamya hari umuntu kera warogaga muri mwe agira atya atubwira uti impamvu tudatanga ubuhamya ni uwarogaga kera nyine tutarakiza wajya kuroga nta n'ubu ubonetseho bafite ibigeze baroga nta bigeze baroga hano mu isi abuzamo n'umwe rwose baza bakizwa mu ibanga ibanga no kumenya ubyihishe hehe impamvu banoze kugera kuri urwo rwego nuko bari bariyambitse isura y'impuhwe nyinshi kuko mu bintu mu mayeri satani yigisha abarozi harimo no kugira impuhwe kuko impuhwe ni imwe mu ntwaro bifashisha yo gutuma ntawabakeka aho ubana n'abantu bose bagusekera ukaroga ariko ukayoberwa wagize gute uwakuroze wajya utekereza kuri runaka ati nabamubeshye ni urukundo agira n'impuhwe agira ikoko hagira no kugira ati ngenda mwitondera muzavugana abana amagambo yanyu rwose kariya kana k'Imana ubona karoga impuhwe zose ntiziva ku Mana hari izishimwe abadayimoni ibanga ni ukumenya ikibyihishe hehe reka mbabwire ingaruka zo kutamenya ubyihishe inyuma genda dukora ingaruka ya mbere yo kutamenya ubyihishe inyuma iyo tutazi ubyihishe inyuma turwanya n'uwari uje kudutabara tumwitiranya n'umwanzi iyo tutazi ubyihishe inyuma n'uwari uje kudutabara turamurwanya tumwitiranya n'iki iri ni ryo kosa Balamu yakoze ryo gukubita indogobe kandi iri kumutabara kubera kutamenya ubyihishe inyuma umwuka w'Imana yandishuriye ko hari indogobe nyinshi twagiye turenganya tuziziza ubusa kandi ubyihishe inyuma yiturije hari indogobe zabigendeyemo ntimugira ngo ni iya Balamu gusa yakubiswe n'uyu munsi hari iziri gukubitwa zizira ubusa zirahari icyapa umwami Imana akadukora ku maso wasanga hari indogobe warenganije uyiziza ubusa wajya ukayisaba imbabazi ukayibwira ati nagukubise kuko nari ntazi ikibyihishe hehe inyuma indogobe z'abagore zibigenderamo hari indogobe z'abagabo zibigenderamo hari indogobe z'abana zibigenderamo hari iz'abaturage zabigendeyemo yewe hari n'iz'abayobozi zibigenderamo kandi ubyihishe inyuma yiturije akajya avuga ati mukomeze mumarane ibyo birabareba umwami Imana dushoboze tumenye ubyihishe inyuma tutazabangamira n'uwari uje kudukiza twamwitiranyije n'iki n'umwanzi iyo ni ingaruka ya mbere ingaruka ya kabiri yo kutamenya ubyihishe inyuma iyo tutazi ubyihishe inyuma twitana ba mwana ni wowe ibibazo byose biza hano ni wowe intambara zose duhoramo ni wowe uzizana ni wowe wigira indangare wigize indangare reka katubeho tukitana ba mwana tukenda kumarana kandi ubyihishe inyuma agize gute yitura Abisiraheli bari mu Egiputa bari bategereje igihe cy'Imana
cy'Imana ngo bahave. Cyaje gusohora Imana igiye kuhabakura kuva 13:17 yari ifite inzira ebyiri yagombaga kubanyuzamo bakagera iyo bajyanye i Kanani. Hari akayira Bibiliya yita ku musamu, kari akayira ka hafi kari kubagezayo batarashya ibirenge, bataricuza icyatumye bavayo. Hari n'inzira ya kabiri Bibiliya yita inzira y'ibizigu, inzira igoye iruhanije, inzira y'amananiza ica ku nyanja itukura igakomeza ubutayu. Imana itagira ubwoba, Imana idahinda imishyitsi, yanga kubanyuza mu kayira koroshye, ibanyuza mu nzira ibagoye, ibavanye mu muruho ibanyuza mu wundi muruho, kuko nta wayibaza ngo irakoze. Bageze mu ubutayu bubariye, aho kwicara ngo batekereze uwabateje kunyura mu muruho, batangira kwitana ba mwana. Babwira Mose bati ibintu wisize ngo ja, wowe wadukuraga mu Egiputa wari muzima, wari watuvanye aho tujyanira hasi wowe, ubundi se wari utuzanye tugwe mu butayu tureka tugashingurwa iriya. Bitana ba mwana kandi bumwumvisha inyuma ageze gute yiturije. Ikintu rero nkundira Imana, ntabwo igitinya kwigamba igikorwa yakoze. Imana ntitinya kwigamba igikorwa yakoze, kuko ntawayifunga, ntawayihamagariza polisi, ntawayiboha. Ni Imana izi ikakubwira ngo ninjye wagukenesheje, ni wowe watumye cyane cyane rwose, ni wese wapfakaje, ni njye nyine. None se byakunguye iki kirahari. Ni Imana idatinya kwemera igikorwa yagize gute yakoze. Yesu yigeze asanga impaka ahantu hamwe muri Yohana 9 baciraga umuntu urubanza rw'ikibazo yari ifitiye cy'uburwayi cy'ubumuga bwo kutabona. Noneho muri izo mpaka asanga bari kumucira imanza ko ari ibyaha afite, abandi bari kumucira imanza ko ari karande z'iwabo. Yaje gukemura izo manza yigamba ko icyo gikorwa ari bo bagikoze we na se. Arabwira ati nimureke uyu mwana mwe kumuhohotera, nitwe twamwumvishije, nimwe mu mwatumye atareba cyane rwose. Mutuma umuntu ayayirirwa akabakaba, abandi bakabuye amaso batareba, nitwe cyane rwose. Mwashakaga kunguka ikiza uzamubyaza umusaruro nyine w'icyubahiro. Ibyo byonyine ni Imana idatinya kwemera igikorwa yagize gute yakoze. Mu gihe bitanaga ba mwana batunga Mose intoki, nibwo Imana yahageze irababwira iti nimwumve. Gutegeka kwa 2:8 irababwira ngo ninjye wabanyujije mu butayu ku bushake. Ni wowe watekesheje inzara cyane, ni wowe tujye tugenda turaruha kugira ugere ku kimba gerageze mbumvishe. Bahise babwira Mose bati Mose ugize umugisha, ubyihishe inyuma twageze gute ahubwo tubabarire utegura igiterane. Kandi igiterane ugiye gutegura cy'amasengesho, intego y'icyo giterane niyo kwaka indishyi y'akababaro. Tukimara kumenya ubyihishe inyuma, tugiye kwaka indishyi z'akababaro. Aya masengesho muzabona muri Zaburi 90:15 nibwo bakoze igiterane cy'amasengesho. Intego yari irimo n'iyi: bamaze kugenzura tugasanga haratubabaje, utuziza ubusa, roba duteje uyu muruho wose nta n'icyo uri kutuziza, dusanze tudashobora kuviramo aho. Kubera iyo mpamvu rero utwishimisha ibyishimo bingana n'igihe watubabarije, utwishimisha ibyishimo bingana n'igihe twaboneyemo ibyago. Numara kumenya ko ari Imana ibyihishe inyuma, ujye uyaka indishyi z'iki z'akababaro. Ntugatinye kuzaba. Numara kumenya ubyihishe inyuma, ukamenya ko ari Imana yagutsikamiye, ujye uyibwira uti shingiye ko watsikamiye ngo uri kunyigisha, numva indishyi z'iki z'akababaro. Kandi Imana irayemera kuzitanga, irayemera kuzitanga. Avuze amagambo akomeye avuga ngo ndeba n'Uwiteka ninjye ukomeretsa kandi ntangira gute womora. Iyo ari Imana yagukomerekeje ijye nakwiyomorera, ijye kwiyomorera. Imana idushoboze kumenya ubyihishe inyuma kugira ngo twe kwitana ba mwana. Ingaruka ya gatatu yo kutamenya ubyihishe inyuma, iyo tutazi ubyihishe inyuma, no mu gihe Imana iri kuducyaha tuvuga ko turi kugerageza. No mu gihe Imana iri kuducyaha tuvuga ko turi kugira gute turi kugerageza.
niyo mpamvu iyo wari hari ikosa wakoze ikikubwira ko ukiri kumwe n'Imana ni ukubona ifuhe ry'Imana ku buzima bwawe. Mu gihe rero Imana igucyaha ku mpamvu runaka z'imyitwarire mibi twagize, ntabwo tuba dukwiye kwigaragaza twibeshera icyo turi kuzira kandi kinyuranye n'icyo tuzira. Uba ugomba kumenya niba ari inkoni ugaca bugufi, yaba ari n'igihe cyo kwigishwa n'Imana ukabimenya. Ariko iyo ubyitiranyije ukigira nk'umuntu Imana iri kwigisha kandi iri kugucyaha, indwara irakwica. Kuko ubuzima tubamo, ikintu kigirira umuntu umumaro ni ukumenya indwara afite. Iyi ndwara yamenyekanye n'umuti ugira gute uraboneka. Uko rero umuntu yisuzumisha nabi niko bamuvura amagenda. Ubu rero uburyo tujya tubavura amagenda, tukabavura amagenda bikarangira n'umuti tubahaye ntacyo ubamarira. Ni inshuro nyinshi. Kubera iki? Uba mwakwisuzumishije nabi ukaza usanga ukoze ibintu ibigeragezo birangije, Satani afite ishyari, kandi ubwo wenda ni inkoni y'Imana kubera uburyo amaze iminsi afite. Imana iri kumugabura mu nzira kugira atazaribuka. Ibigeragezo birangije. Nanjye rero nta kindi ngo bita nkuvura amagenda. Ihangane bizagira iherezo. Gusengeye gusaba imbaraga aho gufasha Imana kuguhana, ahubwo ni kukugirira impuhwe Imana itagize gute itakugiriye. Icyo gihe uwo muti ntacyo kumarira, kuko ntuhura n'iki n'indwara. Nyamara uje ukambwira uti nshingiye ku ndege yamazemo iminsi, Imana yangumiza akanyafiri kunjabura, none rero iri gushaka ko nsubire mu ntege nkeya. Icyo gihe umuti uraboneka kandi ugataha amahoro. Imana idushoboze kumenya ikibyihishe inyuma, tutazitiranywa mu gihe Imana iducyaha tukabyitiranya no mu gihe cyo kwiga cyangwa kwigishwa n'Imana. Yesu atashimwe. Imana idushoboze kumenya ubyihishe inyuma. Ingaruka ya kane yo kutamenya ubyihishe inyuma, iyo tutazi ubyihishe inyuma, dukoresha intwaro idahura n'urugamba. Dukoresha intwaro idahura n'urugamba. Luka 14:28, Yesu yavuze ko umuntu wese ushaka kujya gutera mugenzi we ngo bahangane akwiye kubanza kumenya imbaraga uwo agiye guhangana nawe afite, bikamufasha kumenya nawe intwaro ari buhagurukane. Niyibeshya ku mwanzi azahagurukana imbaraga ziri munsi y'iz'umuteye afite, kandi azatsindirwa imbere ye, isoni zizamukora. Ni byiza kumenya umwanzi ukamenya n'intwaro uri bugire gute uri gukoresha. Kuko iyo ukoresheje intwaro yoroshye kandi umwanzi akomeye arakwica. Niyo ufashe intwaro ikomeye kandi umwanzi yoroshye, utakaza imbaraga zawe ku busa, ukazazishaka ibikomeye byaje ukazibura, kuko wazitakaje ku busa ku bintu utakabaye zitakaza. Ariko iyo Imana iduhishuriye tukamenya ikibyihishe inyuma, tumenya imbaraga turi bugire gute turi gukoresha. Umwana ararwara ibicurane ukajya mu yibiri, umugabo yakubwira nabi ugafata yitatu, ibirayi byabura ugafata yibiri, umuntu yagutuka ugafata y'umwe n'igicu. Uzabaga usumira mu masengero, jya ubanza urebe imbaraga z'ikibazo, umenye n'imbaraga uri bugira gute uri bugishyireho. Na Yesu yavuze ko amadayimoni arutana imbaraga. Hari utudayimoni wakubita mu nda harimo akantu, hari n'utwondagura mu nda nta kantu kagize gute karimo. Umwami Imana dushoboze kumenya ubyihishe twihute tugatinda, tugerageza kurezima ku cyumweru. Ingaruka ya gatanu, iyo tutazi ubyihishe inyuma, dukoresha amarangamutima adahura n'ikibazo turi gusengera. Amarangamutima aranga isengesho n'abiri ni ugutegeka cyangwa kwigira. Niyo marangamutima aranga umuntu uri gusenga. Iyo utinginga uba ugomba kuba uri gutegeka. Noneho rero iyo utazi ubyihishe inyuma, utegeka aho wakabaye winginga, ukinginga aho wakabaye ugira gute utegeka. Ibyo rero ni ikosa rikomeye, kuko iyo utegetse aho wakabaye winginga baraguseka ati ngaka kandi akaba ari gutegeka. Ibyo agategeka karabizi kako. Niyo uhedaheze rero ukinginga aho wakabaye utegeka baragusuzugura. Uba ugomba kumenya umwanzi, ukamenya
mu buryo bubiri. Hari ibibazo yakemuraga byaravuye kuri se bakoze mu bushake bwabo, iyo yabikemuraga yariyoroshyaga akavuga ngo ndabishatse kira. Yajya no gusengera ikibazo cyaturutse kuri se akavuga uti bibuka ushaka. Iyo yageraga ku bintu Satani yateje umuntu yahagararaga mu butware akavuga ngo ndagutegetse dayimoni utumva muvemo, kuko yamaze kumenya ko ari Satani umyihishe inyuma. Ariko ureba igihe dutegeka Imana, ndagutegetse Imana barayitegeka. Hakaba no gusanga turi kwinginga Satani duhendahenda abadayimoni bazatwitwa. Urahendahenda Satani, uri kumuhendahenda ni mwene wawe. Umwami Imana dushoboze kumenya ubyihishe inyuma, nibwo tuzamenya uko duhangana nabyo mu marangamutima dukoresha. Yesu nashimwe. Reka mbabwire ingaruka eshatu ubundi mbasengera Imana. Ninde ubyihishe inyuma ngo mbone uko mpangana nabyo? Niyo magambo turi kuganira, nibwo butumwa dufite uyu munsi. Umwami Imana yaduhaye kubaha ni ukumwinginga akadufasha muri iyi minsi y'imperuka, ibyo turi gucamo n'ibyo turi kunyuramo tukamenya ubyihishe inyuma. Ingaruka ya gatandatu yo kutamenya ubyihishe inyuma, iyo tutazi ubyihishe inyuma dusubiza inyuma urugamba rwari kutubyarira inyungu. N'urugamba rwari kutubyarira inyungu turusubiza inyuma. Ntabwo intambara zose ku buzima bw'umuntu ari izimuzanira ibibazo, hari n'izizana ibisubizo, biterwa n'uko Imana yashatse gukora. Uyu mugabo Petero twabonye ikosa yakoze ryari ryo gusubiza inyuma urugamba rumubyarira inyungu, kuko ibyo Yesu yari agiye kwinjiramo byari bifitiye inyungu itorero. Yesu yavuye mu ijuru azi ko azapfa, yari azi neza ko azapfa ntibyamutunguye. Iyo aza kumva atazabishobora baragumye iwabo, yamanutse abizi neza ko ikimuzanye azacungura abantu apfuye. Ariko umwe rero n'aba bahungu be ashaka kubaha amakuru y'ibigiye kumubaho ngo ejo bitazaba bikabatungura kandi barabaye. Arababwira ati bana banjye, ubu ngiye kujya i Yerusalemu, bazangambanira, bancira imanza, bazanyica, nzashyingurwa, umunsi wa gatatu ariko nzongera nzuke muzambona. Nuko bikwiriye kugenda rwose bana banjye. Petero babyumve, baratangira ngo agiye kumuhugura. Yesu we, ngwino nguhugure, ngwino nguhane rwose, nuko wavuye mu ijuru, ngwino nguhane rwose ngufashe iryo vangirwa ryaguteye ryo kuvuga ngo ugiye gupfa, ngwino nguhane rwose, ngwino nguhane. Iyo utazi ubyihishe inyuma ntumenye impamvu y'urugamba, n'urwari kukubyarira inyungu rusubiza inyungu. Gupfa kwa Yesu yari inyungu y'itorero. Imana yari iri inyuma y'abantu bose bashyigikiye ko Yesu apfa. Satani yari ari inyuma y'abantu bose badashaka ko Yesu agira gute adapfa, kuko Yesu napfa Satani arahomba, ariko nadapfa Satani ari bwunguke akomeze yigaburira abantu. Icyo nicyo cyatumye rero yongorera Petero aramubwira ati mubuze gusa umwami wanyu umwereke ko ibintu agiye gukora atari mubuze. Noneho rero muri izo mpuhwe yari afitiye Yesu ararebera avuga ati zimuhe n'izivuye ku Mana. Imana yakanga ko upfira urwako bwawe, Imana yakanga ko acungura abantu bawe. Ubu usanga kandi yisubiyeho kandi ariyo yapanze gupfa kwawe. Yesu aravuga ati uyu muhungu nta wundi wiyoberanyirije muri we, ni shitani umwinjiyemo kugira ngo bacungure abantu. Nicyo cyatumye muhindukirana, aramubwira ngo mva inyuma Satani. Imana idushoboze kumenya ubyihishe inyuma. Ingaruka ya karindwi yo kutamenya ubyihishe inyuma, iyo tutazi ubyihishe umugambi w'Imana, aho Imana ashatse ko tuzajya. Umugambi w'Imana wose ugira abakozi bawukoramo. Bashobora kuwukoramo bafite kamere cyangwa bakawukoramo basiga. Ikizima nuko bawukoramo umugambi w'Imana ukagerwaho. Matayo 6:51 Petero yaje gukurikirana Yesu mu gashyamba, aho Yesu yagombaga guhurira n'abakozi b'Imana
mu gihe rero yahuraga n'abakozi b'Imana baje kumufasha gupfa kugira ngo acungure itorero, Petero yakomeje kuzana ibintu by'amakote abangamira umwe mu bari baje gufasha Yesu, abamuciye ugutwi. Yesu biramubabaza cyane. Nguyu muhungu koko murabigisha ntafate, ejobundi namwise Satani ntiyumva, none dore n'ubu n'abari baje kumfasha ari kubata amatwi. Yohana 18:10 haravuga ngo Yesu aramubaza ati ariko Petero, nguyu ibintu uri gukora urabizi? None si guca abantu baje kumfasha amatwi, uragira ngo igikombe data ntangiye mure kukinyweraho? Data ntangiye ifunguro nawe uranga ko nifata? Uwo munsi Yesu yakoze ikintu kitemeye mu mabwiriza agenga urugamba. Abantu bari ku rugamba rumwe, haba mwibwiriza rigira riti niba muri ku rugamba rumwe ntabwo mwemerewe gusenyana, umuntu akora ikintu ndagisenye imbere y'abanzi banyu, umwe agomba gushyigikira mugenzi we kugira ngo mutabiteza. Ariko uwo munsi bwiriza yarenda ararikandagira kugira ngo amumare imyumvire yose mu mutwe, asobanukirwa nk'umuntu bagiye gusigira itorero. Aremera afata ugutwi Petero yari aciye agusubizaho imbere y'abanzi banyu. Uko ari kubangamira abakozi b'Imana bashinzwe kugeza Yesu aho Imana ishaka ko agira gute agenda. Bana b'Imana, nubangamira ushinzwe kugeza ku mugambi w'Imana uzapfa utabugezeho. Umuhungu witwa Yosefu yarose inzozi, amaze kuzirota azaba umuntu ukomeye, ntiyarazi inzira bizapfamo. Imana imuhekesha bene se, bamuheka mu bugome, batangira bamuheka mu bugome, bashaka kumushyira mu rwobo rw'intare, nako mu rwobo rutarimo amazi, ntiyapfa. Bamukuramo baramugurisha, ageze mu Egiputa Imana imuhekesha nyirabuja, amujyana muri gereza. Ageze muri gereza, gereza iramurera kugeza yisohotsemo abaye umuntu ukomeye. Mu gihe rero yarayisohotsemo, ibyo Imana yamuvuzeho bisohoye, bene se baje kumusaba imbabazi batewe ubwoba nuko azabagirira nabi. Itangiriro 50:20 arababwira ati nimuhumure, nubwo mwari muzi ko ari ubugome, ariko burya Imana yarebaye ikiragasha, nimwagize ngo ubwo rero ngo ni ubugome. Ndabamenyesha ko ari Imana ari kubakoresha ngo tugere kuri uru rwego. Umugambi w'Imana ugira abawuheka, nitubabangamira ntituzawugeraho. Niba Imana yarashinze kuguhekesha umugore wa mugabo ngo nuko ari kuguheka mu ngo by'ibyuma n'igisumari utishingiye, ukamubangamira, uzapfa utageze aho Imana ishaka kugera. Kuko abashinzwe kuduheka si ngombwa ngo bashyiraho umujishi, bawushyiraho batawushyiraho, bagenda bakurunga agatuza hasi bahondagura. Ikizima nuko bakugeza aho Imana ishaka kugira ngo ugere. Dawidi niwe Imana yahekesheje Sawuli, abonye uko amwica aravuga ati ntabwo nakwica umuntu w'umumaro ku buzima bwanjye. Iza kumuhekesha kandi gahungu k'agaturage k'agapagani kitwa Shimeyi. Samuel igitabo cya 2:6-5 ngo karamutuka ngo kugeza ubwo abagaragu be bavuze bati iriya mbwa y'impundi uhagenda akayica igihanga iragutukiza urwego uriho. Dawidi arababwira ati ubuhumyi bwanyu nibwo muzazi, mwe murabagira itutsi, ikihishe inyuma y'itutsi murakizi. Nuko mubonye ari gutukana gusa, mwabaje mukamenya ikihishe inyuma ya biriya bitutsi. Akagabo mubona kari kumenyera nta kihishe inyuma, mwabaje mukamenya uri gutuma kantuka kuhagarariwe n'intaravomo. Arababwira ati nyamara mwitondege, mfite amaso mwabana, impamvu kariya kana kari kuntuka ubyihishe inyuma nabimumenye n'Imana niyo yagahaye ikiraka ngo kantuke, nimukareke twitukire kuko Imana yakabwiye ngo kagire gute kantuke. Ntabwo abadutuka bose ari Satani wabadutumye, hari n'Imana idutumye kubera icyo ishaka kugeraho. Ntabwo abatubangamira bose ari Satani ubari inyuma, hari n'Imana ibiri inyuma kugira ngo yigishe ubwoko bwayo. Ibanga no kumenya ubyihishe hehe. Dusoreze kuri ingaruka y'umunani yo kutamenya ubyihishe inyuma. Iyo tutazi ubyihishe inyuma, tubangamira ubushake bw'Imana tubyitiranya n'amadayimoni. Tubangamira ubushake bw'Imana tubyitiranya n'amadayimoni. Bana b'Imana, ubu Imana uretse ko idashiriye, urebye imfuro tuyishiririza. Ndagushirije abandi bakajya
ry'Imana ndavunagura nuko Imana itavuna igihe tuyivunagurira n'iki ibanga ni ukubanza kumenya ubyihishe inyuma mbere yo kuvunagura. Mwuka Imana yamishuriye impamvu itera abantu kuvunagura Imana no kwishiririza biterwa n'iminzani ipfuye dupimisha dushaka kumenya ibintu byavuye ku Mana. Iminzani ipfuye ni iyi, dufite umunzani wapfuye inshinge dupimisha dushaka kumenya ibintu byavuye ku Mana. Ni umunzani wo kurebera ibintu byavuye ku Mana mu ibara. Ubwo bije mu ibara ry'umweru, karibu n'Imana, karibu byaza mu ibara ry'umukara, marayibona byaza mu mutuku, shitani mufune ni shitani bije mu ibara ry'umutuku. Imana ntaba rikoreramo, Satani ntaba aragira. Imana yaza mu mweru cyangwa ikaza mu mukara, kimwe nuko na Satani yaza mu mweru cyangwa mu mukara. Noneho rero nsoreje ku makosa abiri tuzakorera Imana mu minsi y'imperuka twatangiye no gukora. Ayo makosa nta yandi, Umwuka w'Imana ambwiye ko mu makosa akomeye tuzakorera Imana mu gihe tugipimisha umunzani upfuye harimo ikosa rya mbere ryo gucumbikira Satani tumwitiranya n'Imana, kuko turi gupimisha amabara. Kubera ko iminsi y'imperuka turimo ni igihe cyo gukora kwa Satani mu buryo bw'amayoberane. Iki gihe rero bimwe mwibwiraga ngo afite ikanzu y'umukara cyangwa umutuku, ubu yasonesheje umweru w'igitare, afite igitare, afite umweru wererana. Muri iyi minsi nimugeraho muhuri muzamubona afite umweru w'ikundi, kuko ubu twasohoye mu gihe Pawulo yabwiye abakorera mu rwandiko rwa 2:14 yarababwiye ngo ni igihe Satani aziyambika azihindura marayika w'umucyo agakora ibisa n'iby'abana b'Imana bagize gute bakora. Nicyo gihe Yesu yavuze ngo aziyambika agahita intama kandi arisega. Nitukomeza gupimisha ibipimo twe twapimisha turajya ducumbikira Satani ngo ni Imana tugize gute ducumbikira. Ikosa rya kabiri ni ukuzajya dusubiza Imana inyuma twayigerageje n'amadayimoni. Iyi minsi y'imperuka ni iminsi Imana iri gusohoza ibyahanuwe kandi iri kubisohoreza mu ibara ry'umukara. Ibintu byose Imana yavuze birimo birasohora mu ibara ry'umukara, kuko nta na kimwe kiri gusohora gishimishije abantu, biri gusohora rero mu ibara ry'umukara. Nitugenda rero mu marangamutima tuzajya twirirwa twambaga mu bushake bw'Imana, ufata 7, 40, ufata 70, utangatange. Icyo gihe rero ikikwereka ko ibyo duhanganye na gate tutabizi, nuko Imana iguhima icyo twambaga akaba aricyo tugira gute, akaba aricyo tuba. Imana idushoboze kumenya ubyihishe hehe. Mu minsi yashize Yesu yari ari hano ku isi yitangira amakuru, arabwira abahungu bati bana banjye nubwo ngiye kujya mu ijuru ariko ntimugire ikibazo nzagaruka. Kandi nanone andi makuru nabaha abana banjye nuko Yerusalemu izarivuka ntihagire risigara rigeretse ku rindi. Bana banjye andi makuru mbahaye ntakibagirwa, hazabaho imperuka ntimugire ngo bizaguma gutyo. Abahungu be baramubwira bati yo urakoze cyane kutubwira hakiri kare, none tugize umugisha ibyo bintu kugira bitazadutungura, waduhaye agasaha kazasona tugahita tumenya ko byegereje. Twakugireho umugisha ukaduha nk'akarebeye akantu kakazagera kazabwigira tugahita tubimenya. Yo bana banjye nkurikije uko makunda ntabwo nabimaga agasonori kazasona. None rero bana banjye ubwo muzabona agasaha kari gusona ubugome bwagwira urukundo rwakonje kari gusona cyane, muzararane murebe ijuru nzaba ngiye kuza. Duhe n'akandi bana banjye abahanuzi b'ibinyoma nibasona kagasona bakababeshye cyane, muzamenye ko ngiye kuza. Duhe n'akandi Yesu bana banjye akazagera k'intambara y'umubazi intambara kakabwigira, muzamenye ko muzitegure nzaba nenda kuza. Duhe n'akandi bana banjye nimwumva akazagera k'inzara kakabwigira muzamenye ko ndi bugufi. Duhe n'akandi bana banjye nimwumva akazagera k'imitingito kakabwigira nzaba nenda kuza. Nta kandi se waduha bana banjye nimwumva akazagera kagendanye n'indwara z'ibyorezo kakabwigiriye muzamenye ko ngiye kuza. Amaze kubaho
Matayo 2:4 arababwira ati nimuhame hamwe iby'ubwoba mubyihorere nimushaka mwiyakire kuko utwo tuzongera mbabwire mwagira ubwoba mutabugira niho hahandi ntibizabura kugira gute kuba. Iyo ugize umugisha wo kumenya amakuru mbere ko ikintu ntacyo wagihinduraho, ikiba gisigaye ni ukwiyakira ukaka imbaraga zo kubana nacyo. Iyo umenya ko ikintu nta kindi wagikoraho uriyakira ukaka iki imbaraga zo kubana nacyo. Kandi ubuzima niko bwubatse, nubona ikibazo wakimbiye igisubizo ugateranya ntibiteranike, ugakuba ntibikubike, ukagabanya ntibigabanyike, ukabikuramo ukabona byanze, ujya wiryamira usinzire ntabwo uri Imana. Ujya wiryamira ubifata nk'ibidahari, ibirenze ubushobozi bwawe ujya ubiharira iki Imana. Naho kwirirwa wihangayikisha urwara umutwe w'uruhande rumwe, urwara umutwe w'umujisho, uzasaza vuba. Ibyo udashoboye ujya ubiharira iki Imana. Umwami Imana turinde kubangamira izo ngero z'Imana zishinzwe gufasha itorero no kurimenyesha ko igihe cyo gutaha kigize gute cyegereje. Nimba ubyihishe inyuma ngo mbone uko mpangana nabyo, munyemerere dusubikire hano tubasengera Imana. Ibanga ni ukumenya ubyihishe hehe inyuma kugira ngo tumenye uko duhangana nabyo. Niba twerekereho dusenga Imana, mbabwire ibyifuzo tugiye gusengera nyuma yo kumva ubu butumwa bwiza Imana yaduteguriye kuri uyu munsi, aho twarimo tugira tuti nimba ubyihishe inyuma ngo mbone uko mpangana nabyo. Tugerageze kubabwira amakosa atandukanye tugenda dukora, ingaruka tugenda duhura nazo zo ziterwa no kutamenya ubyihishe inyuma, kugera ku rwego tubangamira n'umugambi w'Imana tuwitiranya n'abadayimoni ngo nuko ibyaduteye byaje bitubabaje. Nyamara Yobu yabwiye umugore aramubwira ngo uri umupfapfa kuko utekereza ko ku Mana haba ibishimisha abantu hatava ibibababaza. Mu bushake bw'Imana habamo byose, habamo ibishimisha abantu ariko habamo n'ibibababaza. Uyu mudamu witwa Hana hari ubwo yazaraga, Imana yatanze amakuru iravuga ngo kubyara kutazara k'uyu mudamu ni njye wamuzibye indi nzara. Ariko iyo umuntu atazi ikibyihishe inyuma yihutira gusengera Hana, akandida acagagura amadayimoni yirukana karande. Ariko se koko ni karande? Umwuka yabikweretse. N'uwasenga yamenye amakuru, umwuka w'Imana yabimubwiye. Ariko hari ubwo usanga n'utarota, n'utagira inzozi, n'utajya yewe nawe ari gupfa gukanda gusa amadayimoni n'amadayimoni, kandi wenda bihuje n'uko ari Imana yamuzibye nigeze gute ibyaha. Icya mbere rero ni amakuru, ni ukumenya ikibyihishe inyuma tukabona uko duhangana nabyo. Tugiye kubaza gusaba Imana imbabazi ku makosa twagiye dukora tuyatewe no kutamenya ubyihishe inyuma. Hari aho twabangamiye umugambi w'Imana, hari aho twarenganyije indogobe zacu tuziziza ubusa kandi ubyihishe inyuma yiturije, hari aho twagiye twitana ba mwana, hari aho Imana yadukebuye aho kugira ngo duhindukire tukabyitiranya n'ishuri ry'Imana. Ikosa ryose twakoze muri ubu buzima ku mpamvu zo kutamenya ubyihishe inyuma, tugiye kubanza tubwire Imana ngo Mana utubabarire ku makosa twatewe no kutamenya ubyihishe hehe inyuma. Icya kabiri, nitumara gusenga dusaba Imana imbabazi, turabwira Imana ngo Mana kuko ubuzima bukomeje, kuko kidutije ubuzima, dukore ku maso, uduhinde iminzani mishyashya yo gupimisha mu buzima bwa buri munsi, uduhumure amaso nk'uko yahumuye Balamu, dusobanukirwe neza uwihishe inyuma ya buri kibazo, tutazongera gukora amakosa nk'ayo twakoze. Mwanyemerera mugahaguruka tukabaza tugasaba Imana imbabazi, kireka niba wumva nta kosa wakoze watewe no kutamenya ubyihishe inyuma. Ariko niba wumva warakoze ikosa watewe no kutamenya ubyihishe inyuma, haguruka tubanza tubwire Imana ngo twemeye intege zacu, amaboko twayamanitse, nta mahane duteye, twemeye ko twagiye dukora amakosa atewe no kutamenya ko ubyihishe inyuma uwo ari we. Imana nimara kutubabarira turabwira Imana ngo Mana none aho bigeze udukore ku maso, uduhumure tumenye ubyihishe inyuma, ejo tutazabangamira reve zawe, ejo tutazabangamira ibise by'umudamu ugiye kubyara twibwira ngo ni impuhwe tumufitiye kandi turi
kugwa nabi. Umushumba yigire hafi adusabire imbabazi. Buri muntu wese abwira Imana ngo Mana, hari amakosa nakoze natewe no kutamenya ubyihishe. Mana yacu ikomeye, Mana izi ibidukwiriye, buri munsi uzi ibikwiranye nawo. Waruzi yuko uyu munsi wa none izi nyigisho, izi mbuguro zari zacu kugira ngo turusheho gusobanukirwa uko ukorana n'abana b'abantu hano muri iyi si, kugira ngo tubashe gusobanukirwa uko ukorana n'itorero ryawe. Oh haleluya. Ngo ninde wihishe inyuma y'ibibazo, kugira ngo natwe tumenye imbaraga dusaba uko zingana, kugira ngo tubashe guhangana n'ibyo tubona bibogana. Duhereze gusobanukirwa Mana, kugira ngo rimwe na rimwe tutaza kwamagana umugisha wohereje kubukunda, wohereje ku itorero ryawe. Turagusaba kugira ngo udukore ku maso, Mana nziza, turebe kandi nitureba tumenye gutandukanya ikibi n'icyiza, tumenye gutandukanya umutabazi n'umwanzi urwanya itorero ryawe, urwanya abo wishimira, urwanya abakristo. Tugushimiye aya magambo, ndetse hari byinshi bidutsinze kuko twihutira kwamagana. Mana nziza, tubonye Petero uburyo yiteguye akoresha imbaraga z'umubiri, nyamara abari baje na kiriya gitero kwari kugira ngo hasohozwe ibyanditswe byera. Natwe duhereze gusobanukirwa, akenshi turarwana. Yesu Aracyakora TV.